biraheza, inshuti zibana zirakundana neza, zibana na Yesu, zirakundana neza, zibanye na Yesu. Mukweye imvura iguye ihembura imyaka, nikwimana ibigenza yeza bakunda, nikwimana ibigenza yeza bakundana, kubana kwabo kwiza barahugurana, ngo be kugwa mu cyaha babona amahoro, ngo be kugwa mu cyaha babona amahoro. Kubana kwabo kwiza barahugurana, ngo be kugwa mu cyaha babona amahoro, ngo be kugwa mu cyaha babona amahoro. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro muri uyu mwanya. Ni umwanya mwiza Imana iduhaye ngo tunezererwe. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Dieudonné. Murakaza neza kuri uyu muyoboro mwiza twumvira ijambo ry'Imana, cano bita gucungura umuntu. Haleluya. Aho twumvira ijambo ry'Imana ridukangura ubutitsa gushaka kw'Imana, haba mu buzima busanzwe ndetse no mu buzima bw'umwuka, tugatera imbere. Haleluya. Imana ikabana natwe. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu Byahishuwe ibice 17. Haleluya. Turahera ku murongo wa 9. Haleluya. Dusome. Haranditswe ngo dutangire, aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicaraho, kandi ni abami 7, 5 baraguye, umwe ariho undi naraza, ngo kandi naza azaba akwiye kumara igihe gito. Ya nyamaswa yariyo ikaba itakiriho, iyo ubwayo ni uwa 8, nyamara kandi n'umwe muri ba bandi 7, ngo kandi arajya kurimbuka. 12. Ngo ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ngo ariko ngo bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Haleluya. Ngo abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga n'ubutware bwabo, ngo bazagwanya umwana w'intama, ngo kandi ngo umwana w'intama azabanesha, kuko niwe mutware utwara abatware, ni umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazanesha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Mbasa ni ijambo rivuga ngo integuza yo kugaruka k'umwami Yesu. Igihe nk'iki ngiki birakwiriye ko tumenya ijambo ry'Imana. Igihe nk'iki ngiki birakwiriye ko twakira Kristo. Igihe nk'iki ngiki turakwiriye ko twongera gusoma ibyanditswe, tukamenya ibihe duhagasemo, tukamenya ibihe turimo, kuko ni igihe kigoye, ni igihe kiruhije tugiye kwinjiramo. Ubundi iri jambo ritangira igice cya mbere, wicaye neza ugasoma, hatangira hatwereka umugore, hatangira hatwereka umuntu, umumarayika, batubwira ngo marayika ngo afata Yohana, ngo aramubwira ati ngo ngwino, ngo njye kukwereka, njye kukumenera ibanga. Haleluya. Ngo nuko aragenda, ngo amugeza ahantu ngo ari mu butayu Yohana, ngo nuko ngo imwereka umugore ngo yicaye ku nyamaswa itukura, ngo iyi nyamaswa ngo ifite amahembe
10 ndetse kandi ifite n'imitwe 7. Haleluya. Ngo kandi uwo mugore ngo yambaye iby'igiciro cyinshi, arimbishijwe iby'igiciro cyinshi. Haleluya. Arimbishijwe iby'igiciro cyinshi, arimbishijwe iby'imbaraga, mu bigaragara afite ubwenge bw'isi. Haleluya. Ngo ariko ikindi kandi mu ntoki ngo afite igikombe ngo kiriho ibizira, ngo ikindi kandi ngo umwitegereje ngo ubona yasinze amaraso y'abana b'Imana, ngo ubona yasinze amaraso y'ubwoko bw'Imana. Ariko bene data, uyu mwanya ndashaka kugira ngo tubanze tuganire ikintu bita integuza yo kuza k'umwami Yesu. Tuganire kuri iri jambo ngo nuko birangiye amaze kubimubwira gutyo, 9 dutangiye hatubwira ngo ahangaha niho hakwiriye iki? Ubwenge n'ubuhanga. Ngo abafite ubwenge babare. Haleluya. Ngo iyo nyamaswa wabonye ngo ni umusozi abami bicaraho. Ngo ni umusozi wabonye abami bicaraho, abami bicaraho bagira gute? Bayobora isi ya none. Imana idushyigikire cyane, Imana itugwanirire. Ngo uwo mugore yicaraho. Imana iturinde cyane kandi duhe ubwenge, idushirire ibihe duhagazemo. Haleluya. Ngo iyi nyamaswa ngo ifite amahembe 10, ni amahembe 10 ndetse ikaba ifite n'imitwe 7. Haleluya. Ariko hasi gato batubwiye neza, baraza gusobanura, batubwiye neza ngo iyo mitwe ngo ni abami b'abami. Haleluya. Ngo iyo nyamaswa nanone ni imisozi abami bayoboye. Urukumva yuko igihe isi yacu izategekwa ndetse n'ubwami bungahe? 7. Ariko batubwiye ngo haleluya, ngo uwo mugore ngo ari muri umwe muri ba bandi 7, ngo ni uwa 8, ngo kandi ari muri ba bandi 7. Imana idushyigikire cyane. Reka dusobanure kw'aba bami 7. Ubundi mwitangira ry'aba bami, tuzi neza ko Egiputa igihe cyageze Imana ibonekera Aburahamu, iramubwira tuti haguruka uve muri Uri y'Abakarudaya, nkwereke igihugu uzajya guturamo. Nuko Aburahamu yumvira Imana. Amaze kumvira Imana, igihe kiragera ngo ajya gutura Imana igitambo ku musozi w'Imana. Ngo ahageze ngo inkongoro saza ku gitambo, ngo akirukana izo nkongoro. Imana idushyigikire cyane, akazirukana. Ngo bigeze nimugoroba, ngo Aburahamu ngo afatwa n'ibitotsi bita ubuticura, arasinzira. Inkongoro ziraza ngo zikajya ziza ku gitambo. Tubisanga mu gitabo cy'Itangira. Uze gusoma neza igitabo cy'Itangira uraza kubihasanga. Haleluya. Ngo zaza kuri iki gitambo, Aburahamu akazirukana. Ngo noneho igihe kigeze ngo Aburahamu afatwa n'ibitotsi byitwa ubuticura, arasinzira. Inkongoro ziraza ngo zangiza igitambo. Cunga neza urugendo urimo, ibihe uhagasemo. Inkongoro zitaba ziri kuza zikurira ku gitambo cyawe, inkongoro zitaba ziri kuza. Cunga neza ibihe uhagasemo, ibihe urimo, uko igitambo cyawe kimeze, uko umubiri wawe umeze. Mbese umubiri wawe uyu munsi ntabwo uri kwisanisha by'isi. Ariko Imana idushyigikire, Imana itugwanirire, Imana idukomeze, Imana iduhe ubwenge, Imana iturinde cyane. Ngo nuko Aburahamu ngo iki gitambo cye ngo kiraza ngo kikajya gifatwa n'inkongoro. Inkongoro zikaza kuri iki gitambo. Ngo Uwiteka yitegereje abona Aburahamu yafashwe n'ibitotsi bita ubuticura. Igitambo kiri kuza, inkongoro ziri kuza zikajya ku gitambo. Igitambo cyaza. Haleluya. Ngo nuko Aburahamu akangutse, Imana
Imana iramubwira ngo kubera yuko utabashije kubera amaso iki gitambo, ngo dore haleluya, ngo ubwoko bwawe ngo buzasuhukira mu mahanga, ngo bazamara imyaka 400 basuhukira mu gihugu, mu bihugu, haleluya, ngo bazamara imyaka 400 ngo basuhukira hehe mu gihugu, ngo bazaba imbata, haleluya, ngo ariko iyo myaka nishira, haleluya, ngo nzabagaruza neza, nzabagaruza urukundo, nzabagaruza ibyishimo. Haro tubonye iki gihugu cya Egiputa aricyo igihe cyageze Uwiteka, haleluya, Aburahamu abyara Isaka, Isaka abyaye abyara, haleluya, Isaka nawe aragenda abyara abahungu 2, haleluya, ariwe Aburahamu, nako ariwe Yakobo ndetse na Esawu. Yakobo uyu nguyu niyo havuyemo imiryango 12, imaze kuvamo imiryango 12, haleluya, igihe kiragera inzara iratera, haleluya, inzara iteye basuhukira mu gihugu cya Egiputa, bajya gushakirayo ibyo kurya. Ngo bahageze, ariko mbere hari inkuru dutarutse, haleluya, y'umuntu bitaga mu bana ba Yakobo witwaga Yosefu. Igihe kiragera na Yosefu nawe agemurira bakuru be ku rugamba. Ngo bahageze ngo bagira inama, haleluya, yo kumwica. Ngo ariko kubera ko impamvu bamugira inama nuko bashaka kumwica nuko yegeze arota inzozi, ngo abona inyenyeri, haleluya, inyenyeri ngo ukwezi, inyenyeri 11 ndetse ukwezi n'izuba ngo byikubita, haleluya, imbere ye. Imana idushyigikire cyane kandi Imana itugwanire. Ngo bitegereje inzozi yegeze arota, arabarotorora, ngo nuko bashaka kumwica, bashatse kumwica, nuko Uwiteka agenda nawo, nuko bashatse kumwica ariko ntibabishikaho, ngo bamugurisha n'Abanyegiputa. Ngo nuko bamugurisha n'Abanyegiputa, uyu musore aragenda bitaga Yosefu, aragenda ageze mu gihugu cy'Abegiputa, agira umugisha cyane. Ijwi ry'Imana rikaza riza kumusanga, ryaza kumusanga, igihe kiragera ajya ku mwami. Uwo mwami arahagera, umwami aramwishimira, amuha iby'ubutunzi bye. Muka Potifari, haleluya, muka Potifari aramubenguka, ashaka kumubenguka ngo amusambanye, ariko ntiyabasha kubigeraho kuko uyu mwana yari afite iki? Yari afite imbaraga, yari afite imbaraga z'umutima, yari afite kwirinda, yari yaramenye neza yuko bidakwiriye, haleluya, kwivanga n'andi mahanga. Imana itugirire neza, Imana idushyigikire cyane. Ngo nuko igihe kiragera, uyu nguyu Yosefu, uyu mwana agwiza imbaraga z'umutima, ijwi ry'Imana ribana nawe, ijwi ry'Imana riramushyigikira cyane. Nuko igihe kiragera, inzara itera muri Isiraheli, iteye muri Isiraheli. Uyu mwana yaragurishijwe mu gihugu hanze batabizi. Isi aramubwira ngo bana banjye, dore inzara yateye mu gihugu, nimujye gushaka ibyo kurya, haleluya. Ko ari ukugira ngo inzozi z'uyu muntu zisohore. Inkuru ni ndende cyane ariko ndashaka kubabwira neza ko igihe cyaje kugera, Abisiraheli, iby'Imana yavuganye iby'Imana yavuganye na Aburahamu ku gicaniro arimo aratambira Imana, ko biza gusohora rero. Abisiraheli basuhukiye hehe? Mu gihugu cya Egiputa, bagenda bakorerwa imirimo. Igihe kiragera ngo umwami, bagenda bakoreshwa imirimo y'agahato, bakoreshejwe imirimo y'agahato, haleluya, bakoreshwa imirimo y'agahato. Hashize imyaka 400 bakora iyo mirimo yose y'agahato. Uwiteka aravuga tuti ntabwo bikwiriye. Ngo igihe kiragera ngo ahamagara Mose, aramubwira ngo ndabona ubwoko bwanjye burimo burarenganwa cyane. Uyu Mose nawe inkuru ze ni ndende, tugiye kuzinjiramo, ariko nzategura ikiganiro kivuga kuri izi nkuru neza, tubisesengure. Imana itugirire neza. Iyi Egiputa nayo igihe kiragera, ifata ubwami, itoteza ubwoko bw'Imana. Muri icyo gihe irabutoteza, ariko ingoma yabo iza kugeraho, ivuyeho hajyaho. Ndashaka kuvuga kuri aba bami 5 baguye Yohana yeretswe, kuko batubwiye ngo 5 baraguye, ngo umwe ariho, haleluya, undi naraza, ngo kandi nasa azaba akwiye kumara igihe gito. Twabonye, haleluya, aba bami 5 baguye n'abahe? Hari Egiputa nayo yaboyoboye isi, itoteza ubwoko bw'Imana. Imana itugirire neza. Hari ubwami bw'Ubabiloni
bw'i Babuloni nabo bwarayoboye buratoteza butoteza ubwoko bw'Imana. Ubwo ni ubwami bwa kabiri tumaze kubona bwayoboye ibihugu bigera byinshi cyane muri kiriya gihe. Haleluya. Ariko butoteza ubwoko bw'Imana, butoteje ubwoko bw'Imana. Imana ireba kuniha ku bwoko bwayo, iravuga ngo nabo igihe kiragera ingoma yabo ivaho, ariyo yasimbuye Ubumedi n'Ubuperesi. Kugira ngo Ubumedi n'Ubuperesi busimburwe, haleluya, turabizi neza ko hari umwami bitaga Nebukadinezari. Uyu mwami Nebukadinezari yayoboraga ibihugu byinshi cyane muri kiriya gihe, nuko aza gusimburwa n'umwana we. Uyu mwana wasimbuwe ngo igihe kiragera ngo aza kubona urusika, aza kubona ikiganza cyiza cyandika ku rusika, riravuga ngo meni utekeri peresi. Risobanura ngo Imana ibaza imyuka yawe isanga idashyitse, none isizeho iherezo. Haleluya. Nibwo isizeho iherezo, none bufashe Abamedi n'Abaperesi. Imana idushyigikire cyane. Abamedi n'Abaperesi nabo igihe kiragera, nabo bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, bababaza ubwoko bw'Imana. Uyu wa gatatu nawe, uyu mwami wa gatatu nawe araza uyu mwami wa gatatu nawe araza atoteza ubwoko bw'Imana. Imana idushyigikire cyane. Atoteje ubwoko ubwami bw'Abashuri nabo butoteza ubwoko bw'Imana, ariko igihe kiragera nabo bavaho, hakurikirwa n'ubwami ndetse bwa kane bwaribwo bw'Abashuri, ariyo yari Siriya. Imana idushyigikire cyane. Nuko bakurikiwe nabo, ariko nabo bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, nabo bavaho. Haleluya. Haza Ubugiriki, haleluya, Abagiriki umwami wa gatanu, haleluya, nawe avaho. Imana itugire neza cyane. Icyo gihe ayo magambo ahishurirwa hariho ubwami bw'Abaroma. Ijambo riratubwira ngo batanu baraguye. Ari Egiputa yavuyeho, ndetse ari Babyloni nabwo bwavuyeho, ari Mediperesi nayivaho, Abashuri ariyo Siriya nayivaho, Ubugiriki nabwo buvaho. Hariho ubwami bwita ubwami bw'Abaroma, nibwo buriho ngo kandi nabwo ngo igihe kiragera buveho, ngo kandi muri ubwo bwami hazahita ko hazaho ubundi bwami. Imana idushyigikire cyane. Mbese witegereje neza, ntabwo ubu bwami buriho. Imana idushyigikire cyane. Nabwo nibuvaho buzahita busimburwa n'ubundi bwami, ari wo wa munani, ngo ari muri umwe muri ba bandi, ngo kandi nawe arajya kurimbuka muri uwo nguwo wa munani, ariko ari muri ba bandi barindwi tumaze kuvuga. Imana idushyigikire cyane. Haleluya. Ubundi bavuga ko Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aka kanya aribo bafite inkoni yo kuyobora isi, ariko dusenga Imana ijya ibana natwe. Hagahaguruka ubundi bwami, kandi bukazatanga imbaraga mu maso yabo. Imana idushyigikire cyane. Imana itugwanirire. Imana idukomeze. Imana itwishurire cyane. Haleluya. Ubu ni ubuhanuzi bw'ibyanditswe yuko Kristo agiye kuza kandi akazamura itorero nyuma y'ibyo byose nibirangira. Haleluya. Yesu azahita aza, ariko hari abandi bami icumi, abami icumi nabo bazategekera hamwe n'ubu bwami bwa nyuma, ari wo wa munani. Haleluya. Ari muri ba bandi barindwi bayoboye isi, azaza nawe akima. Haleluya. Imana idushyigikire cyane, kandi Imana itugwanirire. Yesu adufashe, Yesu adushyigikire, Yesu atugwanirire. Haleluya. Ngo bazahereza imbaraga ubu bwami, nibumara gutanga imbaraga, ngo nuko ibyahishe nyuma y'ibyo byose Kristo azahita aza, azahita yima ingoma, namara kwima ingoma, abamwemeye bose bakizera izina rye. Hejuru gato batubwiye ngo abantu benshi bazatangara. Haleluya. Mu nkuru dutangira twatangiye mbibasobanuriraho neza uburyo bimeze, ngo abantu bazatangara babonye iyo nyamaswa yariho, ariko ikaba itakira yongeye kugira imbaraga. Abantu bazatangara babonye ibayeho. Imana itugwanirire, Imana ituneshereze, Imana iduhe izindi mbaraga zo gukomera, kuko dusohoye igihe kibi.
dusohoye mu gihe kibi, dusohoye mu gihe cy'intambara, dusohoye mu gihe cy'amakuba. Ufite amatwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Ariko bene data, ndabashishikariza, nanjye nishishikariza kongera kuba imbere y'Imana, kongera gusenga kugira ngo Imana idushyire ikimenyetso cyayo, kubera yuko abadafite ikimenyetso cy'Imana, haleluya, bazahura n'akaga gakomeye muri ibihe by'intambara tugiye kwinjiramo. Imana itugwanirire. Bene data, ndagira ngo mbabwire neza yuko integuza yo kugaruka ku mwami Yesu iri bugufi. Ndagira ngo mbabwire neza ko Kristo ari bugufi, agiye kuza kuzamura itorero, agiye kuza kuzamura abamwizeye, agiye kuza kuzamura Zaburi ya 25 umurongo wa 3 haravuga ngo siko bizaba kuba mutegereza, nawe uzakogwa n'isoni keretse abava mu masezerano. Hari nta mpamvu, abo nibo bazakogwa n'isoni. Ibyahishuwe nk'uko babitubwiye neza 17 umurongo wa 14 hatubwiye ngo abari hamwe ngo abo bazagwanya umwana w'intama, ngo ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ariwe mutware utegeka abatware, ni umwami w'abami. Haleluya, haleluya, ni umwami w'abami. Ngo abahamagawe ni ibintu bine cyane by'abantu bazanesha, bine cyane abahamagawe, abatoranijwe, abakiranutse, abagendanye na Yesu, abemeye kugendana nawe, abemeye gukomezanya nawe bazanesha. Imana itugenderere, Imana idukomeze, bazanesha. Haleluya. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 hatubwira neza ngo ahiga uwihanganira ibimugaragaza, uko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Igihe Imana yasezeranije abayikunda, irinde utajarajara, hirya no hino hari imyobo. Haleluya. Imana itugwanire kandi dukomeze. Mugenzi wanjye, Yesu ari bugufi, Yesu ari hafi yo kuzamura itorero ryayo. Yesu ari bugufi bwo kuza kudukomeza. Yesu ari bugufi bwo kuza kuzamura itorero. Nababwira ngo nabaganirizaga mbahagura kugira ngo twongere twibuke ibihe duhagazemo, yuko Yesu ari bugufi. Haleluya, dusenge kandi dusengane umwete, twegera Imana. Haleluya, ngo umuntu uzafata iki kimenye umuntu haleluya, umuntu Yesu azaza agasanga ntabwo ari hamwe nawe, ntabwo ari gukiranuka, ntabwo ari kumwe na Kristo, ntabwo afite gukiranuka, ntabwo afite inzira igisiyoni ngo azanesha. Haleluya. Mukristo ageze ku musaraba, hari urugendo yakoze. Ageze imbere gatoya yahuye n'umuntu bitaga Poroni, aramubwira ngo mbese urava urajya he? Aramubwira ngo mvuye mu gihugu rimbukiro ndajya mu gihugu cy'ubugingo. Haleluya. Imana idushyigikire cyane kandi Imana itugwanirire. Uyu Apoloni aravuga ngo mbese urava urajya, mbese mukiri mu gihugu cyanjye sinabagaburiraga. Mukristo aramubwira ngo nibyo koko, ibyo waduhaga ni amahoro twabigiriragamo, ariko bene data, ibyo Satani atanga ni amahoro uzabigiriramo. Ibyo Satani atanga twumvishe neza. Uyu mugore aho yicaye neza, aho yicaye arimbishijwe iby'igiciro cyinshi, ariko arajya kurimbuka. Imana itugwanirire, Imana idukomeze, Imana idishurire. Integuza yo kugaruka ku mwami Yesu iri bugufi cyane. Yesu ari bugufi bwo. Reka dusenga Imana. Imana ibane natwe, Imana yongere itugirire neza cyane. Haleluya. Tukimara kumva aya magambo, mureke twongere twinginga Imana kugira ngo ibane natwe, idushyire ikimenyetso, kuko iminsi tugiye kwinjiramo ni iminsi mibi. Birasaba umuntu wasenze Imana, birasaba umuntu wavuganye n'Imana, birasaba umuntu wamenye Kristo akagendana nawe. Haleluya. Birasaba umuntu wamumenye, birasaba umuntu womatanye nawe, niwe uzabasha gutambuka aha hantu, niwe uzabasha kuhatambuka. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Mwami Yesu ugira neza, byose biriho ku bwawe. Nukuri turagushima cyane kuko watangiranye natwe muri iki kiganiro, kandi ukabusozanye natwe. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe niryamamare, izina ryawe rizahora ku ngoma. Nukuri Yesu abakwiringiye bose bafite ubutware, bose bafite ubushobozi, bose bafite imbaraga, abemeye kugendana nawe, abemeye gukomezwanya nawe. Haleluya. Hari ijambo bamenye, hari urukundo rwaba batuye mu byaha, abazemera Kristo, abemeye Kristo bose nk'umwami n'umukiza mu bugingo
ubugingo bwabo. Uyu munsi ndabashishikariza kongera gusenga, kongera kuba imbere y'Imana, kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe kandi dushyigikire cyane. Haleluya. Siko bizaba kuba mutegereza, nta muntu n'umwe uzakugwa n'isoni keretse abava mu masezerano. Ari nta mpamvu, abo ngabo Yesu nibo bazakugwa n'isoni. Ariko turashaka gusenga, turashaka kwegera Imana kugira ngo Imana izibane natwe, kugira ngo Imana izidushyigikire, kugira ngo Imana izitugwanirire, kugira ngo Imana iziduhe amahoro yo mu mutima. Haleluya, 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 haleluya. Turasenga, turamagana imbaraga z'umwijima mu bitavuga Imana, mu banyetorero ab'iki gihe. Turasenga cyane, turahamagaye Imana mu izina rya Yesu, kugira ngo Uwiteka azabane natwe, azadushyigikire, azatugwanirire mu izina rya Yesu. Twakira ubuzima, twakira amahoro, twakira urukundo, twakira imbaraga mu izina rya Yesu. Turasenga cyane. Haleluya. Imana idushyigikire cyane, kongeye guca bugufi mu izina rya Yesu. Turasenga cyane, turahamagaye Imana izitugwanire, izituneshereze, izidukomeze, itwishurire. Haleluya, haleluya. Turasenga cyane, turahamagaye Imana mu izina rya Yesu. Uwera wa Isirayeli, uwera uvuga, uwera ukora, utanga imbabazi, utanga amahoro, utanga agakiza, utanga urukundo mu izina rya Yesu. Turasenga cyane. Haleluya, haleluya. Kugira ngo uwera wese ugire ibintu usenya, ugire ibintu wubaka, ugira ibintu utazanura mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, muri Amerika, isi ya none, mu izina rya Yesu. Ukidata intambara ibaye nyinshi mu rwe, ariko turasenga mu izina rya Yesu. Turasengeye umurimo mu mpande z'isi, udukangura imitima, twakira ubuzima, twakira amahoro, twakira urukundo, twakira imbaraga mu izina rya Yesu. Wowe wese komeza kubana nanjye no kwishyigikira cyane. Urukundo rw'Imana rukomeze kugendana nanjye, kandi ukugendana nanjye umunsi ntusige mu izina rya Yesu. Haleluya, amen.